ariko igitangaje nuko abenshi muri bo
basigaye ku mujyi umuyaga uje n'imvura bigenze gute birabarimbuye hapfuye abantu benshi. Yesu nawe yatanze ibisubizo muri Luka igice cya 17 adusobanurira icyo tuzaba dukora ubwo isi izarira. Aravuga ati nk'uko byari mu minsi ya Loti baranywaga barahahaga kandi baragurishaga bateraga imbuto barubaka. Ariko uwo munsi ubwo Loti yasohokaga i Sodomu ibirimi by'umuriro byaramanutse bivuye mu ijuru birimbura Sodomu n'Igomora. Yesu aratubwira ati kurinda tugera ku munsi wa nyuma w'isi twe abantu tuzaba dukora imirimo nk'ibisanzwe, ubuzima buzaba bumeze nk'ibisanzwe kugeza umunsi Yesu azagaruka. Mu by'ukuri nta kosa riri mu kurya cyangwa kunywa cyangwa guhinga cyangwa se kubaka inzu, kuko iyi ni imirimo Imana yashyizeho yaduhaye maze kuturema. Iravuga iti bahaye ubutaka muhinge mutere imbuto ndetse isi muyikoreshe kugira ngo ibatunge kandi ibazanire imbuto. Ikibazo gikomeye ni ugufata iyi mirimo maze tukayirutisha Imana. Muri Luka igice cya 17 Yesu yashakaga gusobanurira abigishwa be ko kurinda kugera ku mperuka abantu bazaba bakora imirimo isanzwe nk'uko byagenze mu minsi yose yashize. Mbese mu by'ukuri bizaba ari ubuzima busanzwe. Abantu benshi baribeshye bakibwira yuko mbere yuko Yesu agaruka bazabona impamvu runaka zizatuma bahindura, noneho bakaba biteguye, noneho bakajya ku ruhande rwa Kristo. Nubwo imyaka myinshi yashize biberaga mu buzima bwo mu isi, ubuzima bwo kwinezeza no gukora ibidashimisha Imana. Ariko ndagira ngo babwire ko Bibiliya itubwira ko uwo munsi nugera tuzaba tugikora imirimo yacu nk'ibisanzwe. Bivuga ngo niba waramenyereye gusenga, niba waramenyereye kuza guhimbaza Imana, ushobora kuzasohoka umunsi umwe ugasanga imperuka yageze, ugasanga imperuka ikugereyeho. Niba wakomezaga gukora imirimo yawe nk'ibisanzwe, mu by'ukuri nta kizahinduka kurinda imperuka igeze. Ndagira ngo bamenyeshe ko iyo bavuga ko iyo Bibiliya itubwira ko i Sodomu n'Igomora harimbutse, ni iby'ukuri ko ababashije gusura iyo migi aho yahoze bazamusobanurira bakubwire ko mu by'ukuri nta kintu na kimwe kikera mu Rwanda. Sinzi niba wenda twakwibukiranya mu gihe Loti yatandukanaga na Aburahamu byagenze bite. Batunganiye baragiraga amatungo yabo, batunganiye ubutaka. Nuko Aburahamu abwira Loti ati ngiye kuguha inda yawe niba nabivugana, nufata iburyo nzafata hehe, nzafata ibumoso, nufata ibumoso ngewe nzafata iburyo. Loti yahisemo hehe? Yahisemo i Sodomu n'Igomora. Nagira ngo baze ni iyihe mpamvu yatumye ahitamo Sodomu n'Igomora? Nuko hari ubwatsi bwiza, hari n'ubutaka bwera. Uyu munsi uramutse ugize amahirwe nkabona nagira amahirwe yo kuhagera, ni wenda buryo nifuza ko nahagera nkareba koko, nkareba aho hantu hahoraga hera. Uyu munsi bavuga bati nta kintu gihari usibye ubutaka, nta kintu na kimwe kera. Kurinda bigera umunsi wa nyuma, Loti yakomeje kwiberaho n'abantu b'i Sodomu n'Igomora nk'uko byari bisanzwe. Ibirimi by'umuriro bimanutse bikareba Sodomu n'Igomora.
iyo urebye uyu munsi ukaganira n'abantu ugashaka mbese no gusa naho wababwira ubutumwa usanga nta kintu babwiye. Hari umukozi dukorana nagerageje gusobanurira ari kumubwira isi izahinduka, arambwira mu Cyongereza arambwira ngo ridiculous, you are ridiculous, nko kumbwira ati uwo gusekwa. Ati se isi izahinduka ijuru rizafungwa nk'umusaraba ngo rifunguke. Yesu abona bishoboka. Umujyi witwa Pompeii mu Butaliyani warimbuwe mu buryo bumwe na Sodomu na Gomora. Abantu bize ubutaka bakamenya ibitare bakamenya ibirunga babwiye abaturage ba Pompeii bati mugomba gusohoka muri uyu mujyi kubera yuko ikirunga kigiye kuzamuka. Ntabwo byarangiriye avuga kuko mbere yuko iminsi mike mbere yuko icyo kirunga kiruka, uwo musozi waratigita, habaye n'umutingito ukomeye byerekana yuko hari ikintu kigiye kuba. Abantu bamwe barahunga, abandi bimura mu mujyi, abenshi biguye mu mujyi. Umunsi uragera maze ikirunga kiraruka. Uwo mujyi wa Pompeii n'utundi tujyi duto twari tuzengurutse twose twagenje gute, twatwikiriwe n'amahinga. Ikibazo wakwibaza wavuga none se kuki bari baburiwe, kuki batasohotse mu mujyi ngo bagende? Ni ukubera iki? Twe abantu tuba dushaka gukomeza kwibera ubuzima bwacu uko bisanzwe, nta muntu uba wumva ashaka guhinduka. Aricyo gituma muri iki gitondo nshaka kubatumira nkabasaba mwebwe nanjye kugira ngo uyu munsi duhindukire, dutangire kwimenyereza imibereho myiza ituganisha rero ituganisha mu buzima. Muri uwo mujyi wa Pompeii nyuma imyaka yaje gukurikiraho, nyuma abashakashatsi bagiye gucukura kugira ngo barebe ko bamenya impamvu yateye ko uwo mujyi wimuka. Baragiye bacukura, muri gucukura basanga abantu bagiye bapfuye batwikiriwe n'uwo muriro. Umutegarugori umwe bamusanze afashe ku matwi, yanze kurekura amaherena yari yambaye, yaguye mu muryango w'inzu ye asohoka. Kubera iki? Yanze kurekura. Nubwo ikirunga kitserekanye niruke nsubire mu nzu, hari niko batekereza, mfate amaherena yarakoze mu biti yawe, ntabwo namenye. Mu muhanda basanzemo undi mugabo, basanze abantu benshi, ariko muri uwo muhanda bagiye bacukura basanze undi mugabo nawe waguye, ariko igitebo cyuzuyemo izahabu. Ashobora kuba yaravuze ati ikirunga kiratserekanye, kansubire iwanjye mu nzu, ubutunzi bwanjye bujyane. Nawe yarapfuye kubera iki? Kubera ubutunzi. Icyigisho rito cyatubwiraga umuvandimwe wanjye Rusagara adusobanurira, tureba cyane ubutunzi bukadufata tukibagirwa iki? Iby'ingenzi bigomba kutunezeza, tukibagirwa imiryango, tukibagirwa inshuti, tukibagirwa kubana neza, bigatuma twibagirwa iki? Twibagirwa iby'ingenzi bizatujyana mu bwami bwo mu ijuru. Abantu benshi baza bati se iyi si mu by'ukuri izahinduka? Uyu munsi mu gitondo ndi mu nzira, turi mu nzira hamwe n'umuryango wanjye, ntekereza ko nabonye ibintu by'agahomamunwa.
nyuma ndibaza ndavuga nti isi yarashaje, ikintu cyonyine gisigaye ni yaba igiye kuvuga yisagaga. Hano hepfo nagiye kubona imodoka z'abapolisi, umuhanda w'abapolisi, ngiye kubona abantu bari ku magare bamanusa, nikubwira abadamu mfata nshaka ubundi twikira amaso y'abana, nta modoka bafite mu modoka. Iyo mvuga ubusa kuri kutuvuga mu nzira dushaka kuvuga amaso kuri mu muhanda wo kugenda, akaga nuko twari tubakurikiye usibye abapolisi ukuri nta. Umuhungu wanjye baramuza ati papa c'est dégueulasse. Yesu yaba byashobotse wazi umunsi abantu basigaye bashimishwa no kugenda mu muhanda baba mbese n'iki gisigaye. Niba wumvise ijwi Yesu avuga ati ngwino umunsi mwiza, ntutegereze ejo kuvuga ko ntabwo uri muri kamere y'umuntu kwihindura, ntashobora guhindura. Abisi
Imane